nuko Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ayo magambo mvuze ni ibyanditswe byera bisangwa muri Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro ibice 3 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Ukiyumva rwose arumvikanisha ko hari inyamaswa yahabwaga igihano gikomeye kivuye mu myanzuro yari ifatiwe kubera ikosa yari imaze gukora. Ubundi Imana muri kamere yayo ubusanzwe tuyizi nk'inyambabazi kandi yuje ibambe, kuko nta mubyeyi tuzi wabayeho cyangwa se uriho wabyara umwana umwe gusa maze yabona hari umunyabyaha ugiye kwicwa akamugirira impuhwe ati uwo nimumureke mufate uyu mwana ntibyariye ari upfa uwo wababarirwe. Ariko Bibiliya itubwira ko Imana yo yabikoze. Gusa kandi kuri iyi nyamaswa ho imbabazi z'Imana zarabuze neza. Imana yigeze umunsi umwe kandi ihana umuntu ubwo yicaga umuvandimwe we. Imana yamufatiye umwanzuro inategeka ko uzamubona azamwica, ariko kuko muri kamere ya muntu harimo kugerageza amahirwe ya kabiri n'aya gatatu n'andi menshi, uyu muntu we yinginze Imana akoresheje akarimi karyohereye no guca bugufi cyane. Imana imugirira imbabazi iramubabarira. Ariko ya nzoka yo niba yarazize kutamenya kuvuga ngo isabe imbabazi hatirize simbizi, kuko imyanzuro yafatiwe n'uyu munsi nyuma y'imyaka ibihumbi byinshi turacyawukurikiza. Ubundi inzoka igirirwa umujinya bigeze aha ni gatiki. Bahaye ikaze tuganire ku buzima bwihariye bw'inzoka mu bushakashatsi nakoze. Nitwa Nkurunziza Lucky Cyprien. Bahaye ikaze. Ubundi inzoka ntizisanzwe zihiga abantu cyangwa ngo zibibasire. Kurumwa n'inzoka zifite ubumara bishobora kuvamo gukenera gucibwa ingingo. Mu moko agera kuri 725 y'inzoka zifite ubumara ku isi, 250 gusa nizo zishobora kwica umuntu urumwe nazo. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima bwa muntu OMS ivuga ko abantu hagati y'ibihumbi 81 n'ibihumbi 138 bapfa buri mwaka bazize kurumwa n'inzoka, kandi inshuro 3 zose zakozweho ubushakashatsi zemeje ko haboneka ubumuga buhoraho buterwa n'irumwa ry'inzoka buri mwaka. Ubuzima bw'abantu bwugarijwe cyane n'inzoka hirya no hino, cyane cyane mu turere usanga inzoka zitandukanye kandi zidafite uburyo bwari bwo bwose bwo kwivuza, nk'akarere ka Amazone y'imvura aho ni muri Amerika y'Epfo. Inzoka kandi ishyirwa mu bikorwa n'umuryango w'ubuzima ku isi OMS twavuze haruguru nk'ibindi bintu byirengagijwe. Nubwo nta bantu benshi banditse ku nzoka, inzoka zishobora gutera ingorane zikomeye cyane n'ubumuga buhoraho. Uburyo bwo kuvura inzoka buracyari bwa bundi bumwe gusa bwitwa antivenom, ikozwe mu burozi bw'inzoka. Nanone nyamara kubona antivenom biragoranye cyane bitewe n'ahantu umuntu aba aherereye cyangwa se ubushobozi. Abari mu cyaro ho bakunze guhura n'ingorane haba ku biciro ndetse no ku ntera iri hagati y'aho barumirwa n'inzoka ndetse n'aho babonera ubutabazi bw'ibanze. Munyemerere tuganire kuri aya moko makeya nakoreyeho ubushakashatsi. Ubwoko bwa mbere bw'inzoka ni umuryango witwa Pythonida bakunze kwita pythons. Izi ni inzoka zitwa python mu magambo make zimenyerewe nka python. Ni umuryango w'inzoka zidasanzwe ziboneka muri Afurika, muri Aziya na Australia. Mu banyamuryango bayo harimo zimwe mu nzoka nini cyane ku isi. Ubundi izi nzoka za python zisanzwe zigira ubumara, ariko akenshi iyo zifashe umuntu cyangwa se inyamaswa, muri make iyo zifashe umuhigo, zirawukanda cyane zikawufunganya kugeza umwuka uwushizemo, ubundi ikabona kurya. Rero iyo yamenye ko yakumazemo umwuka, ikora akazi gakomeye cyane ko kuguhuzahuza igufunganya kugeza igihe uviriyemo ingana n'akanwa kayo, aho ibasha kukumira.
ubundi ikakumira. Ibi bitandukanye cyane n'izindi nzoka tuzi zifite ubumara zitangirira ku kuruma umuntu vuba. Ikimwinjizamo ubumara cyangwa se uburozi bwayo, irakureka akanya gatoya itegereje yuko ubwo burozi buguhweza, ubundi ikaryoherwa. Hamwe na hamwe python zizwi nk'inzitizi, kimwe n'izindi nzoka zifite ubumara harimo boas. Boas ni umuryango w'inzoka zifite ubumara bukomeye cyane ku isi. Ariko kandi nubwo python ari urubanza ku bantu, ikaba icyago gikomeye cyane. Uruhu rwa python rukoreshwa mu gukora imyenda nk'amakoti, imikandara, bote, inkweto cyangwa ibikoresho bitandukanye bishobora kuva mu mpu. Ndetse yewe uruhu rwa python rukoreshwa mu gukora imyenda yo kurimbana nk'imifuka, ibikapu, imikufi ndetse n'ibindi. Ishobora kandi kuramburwa igakorwamo ibikoresho bitandukanye bya muzika. Hari kandi n'inganda zikomeye cyane hano ku isi zikora ibintu byinshi cyane hifashishijwe impu z'inzoka nka python. Nk'ibihugu byo muri Afurika no muri Aziya y'Epfo bigira uruhare cyane mu kugurisha byemewe n'amategeko impu za python. Nubwo kandi hashyirwaho ingamba nyinshi n'imisoro ikomeye kugira ngo barusheho kunaniza abantu bakoresha izi nganda. Ubundi bwoko bw'inzoka ni inzoka yitwa the green anaconda, izwi nka giant anaconda. Ni inzoka ikunda kwibera mu mazi. Ubu bwoko bw'inzoka kenshi buboneka muri Amerika y'Epfo no mu birwa bya Trinidad, aho ni mu majyepfo y'Ubuhinde. Niyo nzoka ndende iremereye kandi ya kabiri mu burebure mu nzoka ziboneka hano ku isi nyuma ya python. Kimwe n'izindi nzoka zizwi nka boas twavuze haruguru, green anaconda ni inzoka y'ubumara idafitiwe urukingo na rumwe. Kugeza ubu inzoka izwi cyane nka anaconda yabayeho nini mu mateka yapimaga ibiro 227 kandi yari ifite uburebure bungana n'8.43. Izo ni metero. Iyi nzoka iratinyitse cyane rwose. Ubundi bwoko bw'inzoka ziryana cyane kandi ziteye ubwoba, zitinyitse cyane kandi zifite ubukana, ni inzoka yitwa the black mamba. Black mamba ni inzoka itinyitse cyane rwose. Amagambo make ukeneye kumenya ku byerekeye uburozi bwa black mamba: n'uburozi bw'icyana cyayo bushobora kukwica ibitonyanga bikeya cyane iyo kikurumye. Ariko by'umwihariko kurumwa n'inzoka ikuze inshuro imwe gusa bigusigamo ibitonyanga bigera kuri 40. Ibi bitonyanga 40 bya black mamba bifite ubushobozi bwo kwica abagabo byibura 10 icyarimwe. Ikibi cya black mamba kandi, iyi nzoka yizerera mu kwica cyane kurenza urugero, ikagupakiramo uburozi bukabije cyane rwose kugeza yizeye ko upfuye. Iyo uburozi bwa black mamba bukwinjiye, buturizaho imigobono mitoya itwarira amaraso mu bwonko ihurira n'imitsi minini. Ako kanya igatera ubumuga ndetse bwagutindamo n'umutima ugatangira guhagarara. Iyo umutima uhagaraye, umuntu ahita ashiramo umwuka agapfa. Ni ukuvuga ngo yataka byihuse. Ibimenyetso by'urumwe n'inzoka ya black mamba bihera ku munwa no ku ntoki, ugahita utakaza imbaraga z'imikorere y'imitsi. Umutwe wawe ukaremererwa ku buryo udashobora kugenda, kandi utangira kugwa umwuma kuko udashobora kumira. Ntushobora gukoresha imitsi yawe kugira ngo uhumeke. Mu masaha hagati ya 7 na 15 upfa urupfu rubi rwose. Reka tuganire kuri iyi nkuru y'umuntu warumwe na black mamba. Ni inkuru twakuye mu kinyamakuru cya Soldiers of Fortune magazine, yanditswe na Gatimu Juma, ariwe nyir'ubwite warumwe n'inzoka ya black mamba. Gatimu Juma atangira agira ati: byari igitondo kimwe muri Kamena, ubwo najyaga muri pariki ya Kruger yo muri Afurika y'Epfo. Uwari ushinzwe kunyobora uwo munsi yari umufotozi w'inyamaswa Jack. Twari twaraye muri lodge hamwe dutegura urugendo kugira ngo tuzinduke tugere kuri parike butaracya neza. Twifuzaga cyane kandi gufotora zimwe mu nyamaswa nini ziba muri iryo shamba bita the Big Five. Izo ni inyamaswa 5 ziba muri rya shamba, harimo inzovu, imvubu, intare, ingwe ndetse n'imbogo. Jack
nk'umuntu umenyereye parike yanshushanyirije inzira ya bugufi itugeza kuri rya shyamba ndetse no kuri za nyamaswa, kandi mu gace gatuma ntaza gutakaza itumanaho kuko nifuzaga guhora ngira ibyo mvugana n'abantu nari nasize muhira. Twateganije gukora ingendo shuri nk'iminsi mike, hanyuma tukanasura n'inkambi nkeya cyane muri ako gace, hamwe mu hari higaruriwe n'umutwe w'inyeshyamba uzwi nka Al-Shabaab. Wari ugiye kuba umunsi ushyushye kuri njye, nuko twembi twambara amakabutura ndetse n'indi myenda yo gutemberana. Mu nzira tugenda muri parike, umwe muri twe ari we njye yumvise ijwi ry'ikirere ko hari ikintu kidasanzwe. Yangiraga inama yo kuguma mfata ku mazi buri uko tugenda. Twagize imbogamizi ntoya, duhagarika imodoka yacu ya Rava, maze tunyura mu gatsibanzira kari hafi twerekeza ku biti byari imbere yacu. Jack yafashe iya mbere. Twari mu nzira isobanutse, ariko impande zombi hari ibyatsi. Jack yongeye arampamagara, anyibutsa gukomeza kuba maso ko hashobora kuba hari akaga kihishe muri iryo shyamba, kuko nawe yabonaga bidasanzwe. Abimbwira ryari ryarenze. Yamburiye amazi yarenze ingombe. Inzoka kirimbuzi izwi nka Black Mamba yari yanyitambitse. Noneho ibyago kurushaho, nari ninjiye mu matwara yayo. Nabonye akantu gato gafite ibara ry'umukara wijimye kanyabyanyabya mu byatsi. Ndibaza nti ako ni agaki? Ntabwo ari nk'inzoka zisanzwe, ahubwo uruhu rwayo ni nk'igishirira cyaka, nka tatuwaje zisobanuye umwihariko wayo. Uruhu rwa Black Mamba ntirufite ibara, kandi izina rya Black Mamba rishobora kuba rifite aho rihuriye cyane n'umukara wijimye imbere mu kanwa k'ayanzoka. Ngaho rero, ikimara kunkorera ayo mahano, yagiye nka nyomberi iranyerera gato gato iruhande rwanje, yinjira mu byatsi. Iratinyitse rwose. Byari ibidasanzwe. Nagiye mpinduka rwose, umubiri wose ugenda uhinduka. Nibyo nuko ijambo rimwe ryamvuye mu kanwa ryari inzoka irancitse, iragiye. Ikibazo kiravutse. Ntabwo nigeze menya ko ndumwe n'imwe mu nzoka za mbere ku isi zifite ubumara. Nk'ibibwirwa, nahise menya icyo bivuze: gupfa. Gusa nashakaga ahantu ho kwihagarika, nagombeye kujya kure. Nicyo nahise mbwira mugenzi wanjye Jack ati, hano hari aho bikorerwa, ngwino makwereke nta kibazo. Numvise uburibwe bukabije cyane mu myanya y'ibanga yanjye. Sinari nzi uko byagenze, gusa numvaga amaguru yanjye yakamo umuriro cyane. Ngomba kuba naratatse, kuko Jack yahise aza arankikira. Ndibuka ko numvise uburyaryate budasanzwe mu munwa wanjye, nkaho numvaga uwampa ikintu cy'icyuma nkakiri gato udahagarara. Nari numiwe. Nyuma Jack yambwiye ko akibona natangiye gukora ku munwa, nkandakanda intoki zanjye nzihuha kandi nshimashe mu munwa. Nibyo yari akeneye gusa kugira ngo amenye ko narumwe na Mamba. Jack yahamagaye ubufasha. Yakomeje kumbwira ati, komeza gutuza no kwiyoroshya. Itsinda ry'abatabazi ryahise rihagera. Ndibuka ko nagerageje kuvuga, kandi umunwa wanjye ntabwo wakoraga neza. Amagambo yari yanshiranye, ariko nashoboye kubaza ikibazo kimwe nti, ndapfa? Umuntu umwe aransubiza ati, nitudashobora kugufasha. Mu yandi magambo, yashakaga kuvuga ko nibatamfasha nza gupfa vuba. Banjyanye mu bitaro vuba, nicyo cyarokoye ubuzima bwanjye. Abaganga banteye inshinge za antivenin, banshize ku muyoboro uhumekerwamo uzwi nka bomboni. Nagize amajoro mabi. Mu ijoro nagize umuriro mwinshi cyane, kandi muri rusange nari hafi gupfa, ariko narikomeje. Rimwe na rimwe abarwayi bakira neza kurusha abandi iyo bashoboye gukomeza kwihangana bari muri bomboni kandi bagahumuriza imitima yabo.
nafashe igihe kirekire ngo nkire. Kurumwa na Black Mamba byasize ububabare bukabije mu kuguru kwanje, ariko ikibazo nyamukuru nticyari ukuguru, ahubwo cyari mu bitekerezo byanje. Nubwo nasubiye mu rugo kwivuko aho nari mfite umuryango, n'ubundi nahoraga mu bitekerezo numva nkiri njyenyine. Ibintu byose byarantunguye, kandi kuva ubwo sinifuzaga kuva mu cyumba cyanjye. Amaherezo nashoboye kujya hanze, ariko byari inzira itinze. Batangiye kunyegereza ahari ibyatsi kugira ngo menyere ko ibyatsi byose bitabamo Black Mamba. Nari nahahamutse. Numvaga ikigiye gukurikiraho ari ukumenya byinshi ku byerekeye uburozi bwa Mamba. Narebye mu zindi nyandiko zitandukanye, nsanga hari umugabo umwe warumwe na Black Mamba yajyanywe mu bitaro. Akimara kurumwa nayo, mu minota 20 yari agejejweyo. Icyo gihe yari amaze gufatwa n'umutima no gukomereka cyane, ubwonko bwarakomeretse ahita apfa. Abandi benshi bapfuye bikabije nabo barumwe na Black Mamba. Muri rusange nagize amahirwe. Fata icyo ushaka mu nkuru yanjye, nushaka kubyite ko nize uburinganire hagati y'urupfu n'ubuzima. Isomo ryanjye bwite: ntuzigere ufata ikiruhuko cy'akazi ngo wishimire kujya mu ishyamba utazi ubwoko bwaryo. Kujyayo nabyo ni byiza, birashoboka ko ndimo gutebya kuri iyi ngingo, ariko byibuze nishimiye kugaruka mu bazima no gukomeza raporo z'ubushakashatsi bwanjye. Nari kumwe na Black Mamba. Ngiye inkuru y'uyu muntu warumwe na Black Mamba, Gatimu Juma. Urumwe n'inzoka, kora ibi bikurikira: hamagara serivisi z'ubutabazi ako kanya. Mu Rwanda duhamagara ku 911. Niba bishoboka jya kure y'inzoka kandi utuze. Kuraho imitako iyo ari yo yose nk'amasaha cyangwa imyenda ifunganye mu gihe ubona kubyimba bitangiye. Sukura aho warumwe nayo ukoresheje isabune n'amazi meza. Pfuka neza aho warumwe ukoresheje igitambaro gisukuye kandi cyumye. Kurikirana guhumeka kwawe n'umutima wawe. Wirinde ihungabana rya hato na hato, ndetse wirinde igihunga gikabije, kuko byakorohera ubumara kugera mu bihaha vuba ugashiramo umwuka. Nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu. Turabashimiye kuba mwabanye natwe.